ibijyanye n'ubuhamya si ubuhamya si burebure sinzi aho nahera naho narangiriza. Gusa yambwiye ngo natanga ubuhamya ngo nkora doctor ukuntu nasengaga nkora doctora. Yego. Ariko reka mvuge nihuta. Hari abo tuziranye bari hano, hari n'abandi bashyashya. Nabonye itorero ryarakuze cyane. Nize muri seminari nkiri muto, niga seminari nkuru ngo ngere hagati ndayicikiza. Nivamo ariko njya kwiga kaminuza irumvasha ariko ufite kuzasubira muri seminari. Yego. Senyeri Gapangu yari yanyemereye kunyishyura imyaka 2 anishyurira umwe ngo ngurangize. Noneho nanjye ndamusezera. Impamvu mvuze iyo step ako gace ko kuba muri seminari. Yego. Numvaga nkiri umusore nkumva nta kindi nakora mu buzima no kuba padiri. Ntabaye padiri nko gupfa. Numvaga ntabaye padiri no kuvuga ngo ubuzima buba bupfuye ni nkaho mba ntariho. Yego. Kandi niko byamereye igihe nabuvuyemo. Ariko maze kubuvamo nsanga Imana iracyakenera umuntu mu buryo butangaje. Amen. Nabuvuyemo ndiga ndarangiza ndashaka nkora akazi. Igitangaje maze ngira ngo imyaka nk'icumi n'ingahe nigisha muri kaminuza. Yego. Ibwo Imana yanshatse ishaka kungarura mu gakiza. Ishaka ndabishyizemo uruhare yonyine irashaka kandi irankurura ikaningizamo. Amen. Amen. Nari umwarimu muri kaminuza no mu Gatolika ukomeye, nari n'umwarimu muri seminari nkuru. Nayigisha imyaka 15 abapadiri mu Rwanda bese turaziranye. Ariko Imana irankurura nza kwisanga mu gakiza ndabatizwa. Yego. Batizanywa n'abana bato. N'ibintu nari mfite mu mutwe by'umwarimu na filozofi nigishaga. Ariko byose bishyira ku ruhande. Imana aba ari inyubura yonyine. Kandi ndashima Imana kugeza ubu. Icyo yansabye muri PhD nagiyeyo maze kwakira agakiza kuzuye kandi ni mu bubyutse. Nkuko mubizi bino bihugu ni Burayi nakoreye PhD mu Birigi muri Université ya Louvain. Nakoze PhD hagati ya filozofi na droit. Nabyize byombi muri kaminuza. Igihe nakoraga PhD nihaye gahunda yo gusenga no gusoma ijambo ry'Imana, mbigira principe, mbigira itegeko. Nagiraga igihe ngafunga office, ngafunga ibintu byose, nkamara iminsi 3 ndi ku karago ndi gusenga. Yego. Icyo ni kimwe. Ikindi ni principe yo kuvuga ngo ishyira Bibiliya kuri computer mbere yo gufungura email cyangwa ikindi cyari cyose. Nabanzaga gusoma igice kimwe chapter imwe ya Bibiliya kabona kujya mu bindi. Buri munsi bigira itegeko. Byamfashe gusoma Bibiliya ndayirangiza yose ndasura nyisubiramo. Icyavuyemo uko gusenga nuko Imana yankoreye PhD. Mvuga ryo bikantangaza. Fata nkaho yanandika igitabo. Yego. Nari mfite topic ikomeye kuri Gacaca, ariko nyireba mu buryo bwa teori y'amategeko. Ariko nandikaga nkuri gukina sinigeze mbimvuna. Ngo ndayirangije n'ubufata ko ari Imana yinyandikiye kubera ko nayihaga umwanya. Yego. Ikindi muri amasengesho rimwe nagize amasengesho y'imisi 3 Imana intuma kumwe mu bayobozi bacu umugore wari ufite ibibazo. Imana irambwira ngo ngende musengere. Bibanza kungora pe ariko ndabyemera ndagenda ndabikora. Imana yabitunganye byose ndamusengera. Ibibazo yari afite mu rugo birashira. Imana ihabwa icyubahiro. Amen. Muri ubwo buhamya Imana yaranyubatse irandema niko navuga. Kandi nagiye aribwo nari nkimara kwakira agakiza ngira ngo nari maze nari ntaramara umwaka. Ariko Imana ibana nanjye ihabwe icyubahiro. Amen. Mbivuze amagambo yoroshye ariko kuvuga ngo umuntu avuye
muri ibyo by'igipadiri n'umwarimu wa filozofi, umuntu araje arabatijwe, ubu ngubu ni umupasitori. Amen. Amen. Imana Amen. ihabwa icyubahiro. Hallelujah. Navuye muri Afurika njye ndembere, none ubu ngubu twatangiye itorero, tuye muri Amerika, muri state ya Washington State, umujyi wa Seattle. Twatangiye itorero, umukozi wo muri Zion Temple. Amen. Imana ihabwa icyubahiro. Amen. Reka tuganire ijambo ry'Imana Imana yashyize ku mutima. Ego. Ni ijambo sinzi urandebera umwanya usigaye ariko sindinda. Ni ijambo natekereje rivuga ngo urugendo rwa hano mu isi n'ubuyobozi bwa Mwuka Wera. Ego. Urugendo tugendamo hano mu isi n'uburyo tuyoborwa na Mwuka Wera. Impamvu natekereje iryo jambo ni uko iyo tugenda mu rugendo rwo muri iyi si, Ego. hari ibintu byinshi biduhiga, hari ibintu byinshi bidushuka, hari ibintu byinshi bishaka kudutesha intego, ariko kandi niko tugendamo. Ego. Ibyo bintu naza kubivuga tumaze kumva ijambo ry'Imana. Witeguye adusomere uduce nateguye ni tune ariko ni tugufi. Agace ka mbere ni mu butumwa bwa Yohana. Ego. Ubutumwa bwa Yohana ibice 8, umurongo w'12. Ubutumwa bwa Yohana ibice 8, umurongo w'12. Sinzi niba hari uhari witeguye wansomera. Sorry, ibice 8. Sorry. Reka ndebe gato. Ya ni ibice 12. Ego. Reka ndebe. Reka tuba tugiye mu Bagalatiya, ndaza kuhagaruka tusome mu Bagalatiya ibice 5 no ku murongo wa 16. Abagalatiya ibice 5 umurongo wa 16. Ego. Witeguye niba ari witeguye abe yasoma. Aravuga ngo ndavuga nti muyoborwe n'umwuka kuko ari wo mutabazi, ibyo mukomere irarikira kuko Ariko mutazakora. asomanya nto. Ndavuga nti muyoborwe n'umwuka kuko ari bwo mutazakora ibyo kamere irarikira, kuko kamere irarikira ibyo umwuka yanga, kandi umwuka yifuza ibyo kamere yanga, kuko ibyo bihabanye nico gituma ibyo mushaka gukora atari byo mukora. Ariko nimba amen. Nawe hagufi. Dusome mu rwandiko Pawulo yandikiye Abakolosayi igice 1 n'umurongo w'10. Abakolosayi sura ya 2 n'umurongo w'10. Abakolosayi sura ya 2 n'umurongo w'10. Gende nk'uko bikwiye ab'umwami wacu, mumunezezwe muri byose, mwere imbuto z'imirimo myiza yose, kandi mwunguke kumenya Imana. Amen. Dukomeze. Komeza. Amen. Mukomereshe imbaraga zose nk'uko ubushobozi bwayo bw'icubahiro bungana, ngo mubone uko. Amen. Dusome mu Bagalatiya, ngira ngo sinzi twasomye 5 no kuri 6. bavuga ngo ndavuga nti muyoborwe n'umwuka kuko ari bwo muzakora icyo Imana ishaka. Tugaruke ahandi nahabonye muri Yohana, nanibeshye ni Yohana ibice 14 no ku murongo wa 15.
14 kugeza ku wa 18 14 baravuga ngo nimunkunda muzitondera amategeko yanjye nanjye nzasaba data nawe azabaha undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose niwo mwuka wera niwo mwuka w'ukuri niwo mwuka w'ukuri ntibishoboka ko ab'isi bamuhabwa kuko batamurora kandi batamuzi ariko mwebweho muramuzi kuko abana namwe kandi azaba muri mwe. amen Amen. amen Amen. hari ahandi tutasomye hariya mu Baroma havuga ngo 8 no ku 14 havuga ngo abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana. Yego. Icyo nashatse ko tuganira twihuse ni urugendo rwa hano mu isi tugendamo tuyobowe n'umuyobozi twita Mwuka Wera. Muri iyi si turimo duhora mu rugendo nk'uko tubizi kandi dusanzwe tubibwiriza duhora mu rugendo. Urugendo rufite aho tugana, rufite aho tuva n'aho tugana, rufite uburyo tugenda n'intego ituyobora muri urwo rugendo. Aho tuva simvuga ngo tuva mu isi tukajya mu ijuru nibyo, ariko njyewe ndashaka kuvuga ngo tuva mu isi y'ibyaha tukajya mu isi y'agakiza. Kuko uwamaze kwinjira mu gakiza nubwo ataragera mu ijuru ariko abari rimwe mu buryo bw'umwuka. Umuntu wamaze kwinjira mu gakiza neza ijuru ryinjiramo gusa ariko umunsi wo ugeze agava muri ubuzima. Ariko iyo yaramaze kwinjira mu gakiza neza aba yarageze ku ntego yahamagariwe nk'umukristo. Amen. Niyo mpamvu navuze ngo urugendo rwo mu isi tuyobowe n'umwuka wera ni ukuvuga ngo aho tuva ni mu byaha, aho tugana ni mu gakiza. Amen. Aho tugana ni mu gakiza. Urwo ni urugendo rurerure rugoye rufite za challenge ziremereye. Yego. Kandi impamvu nabitekereje nuko muri iyi si biratugora kugira ngo tube mu gakiza neza kuzuye. Hari ababa mu gakiza bishushanya. Yego. Cyane abantu bacu kubera ko abantu bakuriye mu itorero bakiri bato bakaba baririmbyi bagakura bwacya akaba umudiyakoni akaba yaba n'umupasitori cyangwa akaba umukristo ukomeye. Noneho urwo rugendo rimwe na rimwe akavuga atamenya igihe yakiriye agakiza neza. Mbese navuga ngo igihe yatangiriye urugendo bituma atamenya n'aho rugeze. Yego. Ni byiza kugira ngo abantu babitekereze kandi muri iri torero ry'abayumbe bakuze, kuko icyo dukeneye mu by'ukuri si ijambo ry'urufatiro, ni ukugira ngo abantu bongere bisubiremo bitekerezeho agakiza Imana yaduhaye. Urwo rugendo turujyanamwo na Mwuka Wera niwe utuyobora. Nagerageje ntekereza abantu batwara amamodoka cyane ngo muri bino bihugu hano i Burayi, muri Canada, bakunze gukoresha kiriya cyuma bita GPS. Ni programme, ni app. Iriya programme bashyira mu modoka cyangwa muri telefone ibayobora. Yego. Iwacu muri Afrika ntayihaba iyo programme, ntirahagira kubera uburyo imiterere y'imihanda. Ariko muri ibi bihugu ibamwo ntiwotwara imodoka nubwo waba uyizi uzi n'amategeko, ntiwotwara imodoka utayifite keretse ari umuhanda umetrije uzi cyane. Yego. Ariko ubundi kubera iyo GPS ugiye utazi, upfuye gusa kuba ufite adresse yaho ugiye na adresse yaho uvuye, uyikubita mu modoka cyangwa muri telefone yonyine akaba yikuyobora. Ikakuyobora neza
wajya kugera mu matandukano ikakubwira ngo caha iba ifite ijwi cyangwa gusa ifite biriya bimenyetso by'imirongo iba iri muri telefoni cyangwa mu modoka, ikakubwira ngo caha, ikakubwira ngo komeza imbere, caha, kata iburyo, kata ibumoso, wahagera ikakubwira ngo wahageze. Amen. Wagere kuri adresse washyizemo ikakubwira ngo wahageze naha. Bwana sifiwe. Amen. Hari n'igihe umuntu yibeshya ikaguhitiramo uwundi muhanda ucamo. Yego. Ariko ikakujyana ikakugeza iyo wayobye ukayibura buri zizigaye igasanga bicecetse, ariko nanone wasubira guhindukira ikakwereka undi muhanda wacamo nubwo waba ari kure kuko bamaze kuyoba. Urwo ni urugendo rw'imodoka. Urugendo rw'indege ntihaba GPS, haba icyo bita busole, nayo ni icyuma kiyobora abashoferi abapilote kikabageza aho bajya. Muri iyi si turi abashoferi b'amamodoka yacu, ariko kandi turi abashoferi batwara abagenzi. Yego. Amen. Amen. Turitwara, akaba n'igihe dutwara abagenzi abo dufite muri iyo modoka yacu. Twaba twitwara twenyine, twaba dutwara abagenzi, dukeneye iyo GPS kugira ngo ituyobore turi muri security, ituyobore tutagenda duhuzagurika. Iyo GPS niyo nagereranyije na Mwuka Wera. Mwuka Wera utuyobora kugira ngo tugendere mu ntego, tugende uko bikwiye, tutayobagurika kandi tuzagere aho tugomba kujya. Abantu batuye muri ibihugu barabizi GPS ushyiramo ukagenda neza washyikigamba kugira ngo wahageze. Yego. Ntabwo yakubwira ngo wahageze utarahagera. Cyangwa ntiwoharenga ngo ukubwire ngo wahageze. Natwe twahawe na Mwuka Wera nk'uko twasomye hariya muri Yohana, twahawe na Mwuka Wera n'hariya mu Bakolosayi twasomye, tuyoborwe n'Umwuka. Niho tuzakora icyo Imana ishaka. Tuyoborwe na Mwuka, niho tuzagera, tuzava mu isi y'ibyaha tukagira mu isi y'agakiza kuzuye. Yego. Nakomeje gutekereza Mwuka Wera ntangara n'ukuntu ari exigent, n'ukuntu agira ntabwo aba flexible, ntabwo umugarura ngo umunyuza aho ushatse. Yego. Wara kuyobora iyo yanze ko akuyobora arakureka. Ugahuzagurika hanyuma ntumenye iyo uje. Yego. Muri iyi si turimo natekereje ibintu bitubera imbogamizi, natekereje nka bibiri. Yego. Mu rugendo rwo kuva mu byaha tujya mu gakiza, tubwira ibintu bibiri bitugora bituvuna. Icya mbere ni kamere yacu. Kamere yacu ni inzitizi turemerera mu gakiza dukurikiye tugenda mu rugendo rw'agakiza. Yego. Iyo tuvuze kamere tuba twumva ibintu byinshi, twumva irari, twumva uburakari, twumva kwikunda, twumva ibintu byinshi. Iriya bya kamere dusoma mu rwandiko rw'Abaroma. Burya kamere ni ikintu gikomeye, kirimo amarangamutima, kirimo ubwenge, kirimo izo twakwita za jijuma, kirimo ibitekerezo, kirimo amarangamutima, ibitekerezo guhitamo cyangwa gutekereza no guhitamo. Yego. Tudafite Mwuka Wera ntabwo twahitamo agakiza. Kamere ikunda kutugarura kuki ishaka, kugira ngo tudakora icyo Umwuka ashaka, kugira ngo tutinjira mu gakiza neza. Muzi ukuntu ikintu cyo kwikunda, ikintu cyo gushaka ikitubera cyiza, ikintu kinezeza umubiri. Erega nuko gusenga kuvuga ngo umuntu ahaguruka asenge, umubiri urakubwira ngo wasenze wiryamye hari icyo bitwaye. Uvuga uti ndashaka gusenga mfukamye cyangwa ngendagenda, wasenze uryamye hari icyo bitwaye ntusenga, twarangiza n'Imana irakumva. Umubiri uba ukeneye kuruhuka. Yego. Ikindi cya kabiri nibyo twasomye hariya ngira ngo ni
abakorosayi ni ibigezweho ni mu baroma ibigezweho bya none yego ijambo rivuga ngo ntitwishushanye n'ab'iki gihe iryo jambo naritekereje riraturemereye muri iyi si ya none cyane cyane abantu baje rero sibyo kuva tuvuye iwacu tuza mu Rwanda tuza muri Kenya dukubitana n'impinduka z'ibihe dukubitana n'ibyifuzo byo mu isi ya none twifuza kubona ibigezweho yego ibigezweho ni amafaranga ni ubutunzi n'ibyubahiro turabishaka tukabishaka mu buryo bwose mu buryo butari bwo uburyo bukwiye n'ubudakwiye yego iyo tureba ukuntu abantu bashaka amafaranga muri iyi si ya none ntituyashaka gusa turara tunatekereza uko twayabona tukirirwa dutekereza uko twayabona umwanya wo kuvuga ngo dutekereze ijambo ry'Imana ni nk'aho wamaze kumirwa no gushaka amafaranga hano muri Amerika hari za companies za business za online abantu basigaye bacuruza amafaranga online ugashyiramo amafaranga bakakungukira yego urwo rubuga ruriho izo ndeba message abantu bandika biratangaje naravuze ndi imessage bakwandika ari ubutumwa boherereza abandi isi yohinduka yego abantu bashaka amazu abantu bashaka mu modoka abantu bashaka ibintu byinshi abadamu bakunda imyambarire yego haba nk'ikintu kimeze nko gupiganwa mu myambarire mu myambaro myiza yagezweho kumenya umwenda wasohotse kumenya aho badodeshereza heza kumenya urukweto rwiza amagaze zibamwe imyenda myiza zibamwe inkweto nziza kenshi na kenshi ugasanga kibaye ikiganiro batindaho ibyo bigezweho bivuze mu magambo make ariko n'inzitizi mu gakiza yego iyo umuntu yatekereje kugura imodoka arara ku ijoro atekereza kumva nta mahoro afite akibaza uko yayibona agashakisha inzira zose hakaba nubwo yibagirwa ko yasenga akayibona kumva ko agomba gukoresha uburyo bwe yego iyo ashatse kuvuga ngo abone inzu yumva ko agomba kuyibona agakoresha uburyo bwose kandi umuntu aciye bugufi agasenga Imana yayimubonera ibyo bya none si n'ibyo gusa harimo no gushaka icyubahiro yego twari byo Satani yagerageresheje Yesu gushaka icyubahiro gituma abantu bumva ko umuntu yadafite icyubahiro ngo yubahwe na societe umuntu akumva ntacyo amaze cyane cyane abagabo agakora uko bishobotse kugira ngo abone icyubahiro yabona icyo mu isi atakibonye akajya mu nzu y'Imana agashaka umupasitori kugira ngo akibone agashaka gutegeka umuryango agakora uko bishoboka kugira gusa ngo abone icyubahiro baze bamwubaha bavuge bati naka bamuvuge yumve ko bimunejeje rimwe na rimwe n'ubutunzi nicyo tubushakira iyi kuvuga ngo tugire icyubahiro bituma abantu binjira muri politiki ugasanga abantu biyobereye ikibazo isi ya none ifite ibibazo bikomeye muri politiki njyewe ndabitekereza kubera ibyo nkuze gukurikira rimwe na rimwe yego ibyo bitubera inzitizi kuvuga ngo twinjire neza mu gakiza kugira ngo tube twabirenga tugakataza neza kugira ngo twinjire mu gakiza yego natekereje ibintu nka bine yego icya mbere ni ukuba umunyamasengesho Imana yagwa icyubahiro amen ndashima Imana ko muri uwo murongo mubamwe wo gusenga muri iri tsinda muri iri torero muri abantu b'abanyamasengesho Imana yagwa icyubahiro amen abasigaye kuvuga umuntu yisuzuma uko asenga niba bimuhesha neza kwinjira mu gakiza uko biko umuntu ari mu gakiza ntatinya urupfu kuri umuntu wamaze neza kugera mu gakiza ntatinya urupfu imfu z'ubu zisigaye zitungurana umuntu akaryama ugacya yapfuye ariko uwamaze kugera neza mu gakiza ntatinya urupfu ntababara ko umuvandimwe cyangwa mugenzi we yapfuye kuko abazi aho agiye niba abazi ko akijijwe icya kabiri ni ijambo ry'Imana ni ugukunda ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana
riradufasha kugira ngo tugende urwo rugendo kandi tubane na mwuka wera. Yego. Icya gatatu ni ugukunda amateraniro. Nta gishya kirimo ariko nifuje kubivuga, ni ugukunda amateraniro. Amen. Burya abera b'Imana bakunda guterana. Yego. Ibyo ndabivuga kubera ko muri bino bihugu hano muri Amerika, muri Canada, za Burayi biteye ibibazo bikomeye muri isi ya none. Yego. Bashyiraho za job zo ku cyumweru bakazamura amafaranga. Niba ari byo bita za overtime, amasaha yarenze kuyo umuntu afite, bakazamura amafaranga kugira ngo abantu bakore ku cyumweru, bakoze ku cyumweru babaretse kujya gusenga. Umuntu yakubita mu kazi yabona bazamuye amasaha yateye amasaha sinatakaza nzasenga ubutaha. Yego. Icyo ni ikibazo. Ikindi cya kane, umukristo ujya mu ijuru agomba kugira inshuti bajyana. Inshuti yo ku mutima ikijijwe bajyana. Yaba ari pasiteri we cyangwa akaba undi mukristo yizeye ko ari umuntu ukijijwe, kuko hari igihe kinini amwiyambaza, cyangwa niyo atamwiyambaje wenyine iyo nshuti akamenya ko hari aho yatebagaye akaba yamuramira. Yego. Biradufasha kugira ngo duhagarare mu gakiza kandi tugende dushikamye. Ikindi nongeraho nicyo nise identite y'umukristo. Yego. Ibiranga umukristo tubisanga mu buhanuzi bwa Mika kuri 6 no ku gice cya 6 n'umurongo 8 aratubwira ibintu bitatu. Yego. Ibyo bintu bitatu ni ibi. Ni ugukora ibikorwa byo gukiranuka. Yego. Si ugukiranuka gusa, ni no kubigaragaza mu bikorwa no mu myifatire. Ikindi cya kabiri ni ugutunga umutima w'imbabazi. Amen. Niba hari ikintu kigora twese turabizi, ni ukubabarira. Noneho gutunga umutima w'imbabazi ni ukuvuga kwishimira kubabarira igihe cyose guhora umuntu yiteguye kubabarira. Yego. Biragoye. Ikindi cya gatatu ni ukugendana n'Imana, umuntu yicisha bugufi. Amen. Bene data, kuvuga ngo uhora ugendana n'Imana kandi uhore wicisha bugufi, wirinda ikintu cyo kuzamuka, cyo gushaka kwiha icyubahiro. Yego. Bisaba mwuka wera. Yego. Bisaba imbaraga za mwuka wera. Kugira ngo tugende urugendo tugomba kugira ibyo bintu. Simbivuze byose, ariko tugomba gutunga ibyo bintu bikatubera ibidufasha muri urwo rugendo kugira ngo tugendane na mwuka wera. Yego. Ndangiza, sinzi niba yasigaye iminota ingahe. Iracariho 20. Amen. Iracyahari. Amen. Yego. Impamvu natekereje iri jambo nuko turi responsable mu buzima bwacu. Yego. Abakristo, abana b'Imana, tugomba kugira inshingano nk'abakristo bakuze bakijijwe. Yego. Tugomba kugira inshingano twuzuza kandi tukazuzuza uko bikwiye kandi tukabera abandi icyitegererezo. Ikindi cya kabiri, dufite abo dushinzwe. Yego. Tugomba kubera icyitegererezo ariko kandi tugomba kuyobora. Yego. Navuze ingero zibiri z'abashoferi, umushoferi witwara n'umushoferi utwara abagenzi. Umushoferi utwara abagenzi, turi abashoferi bitwara, ariko urundi ruhande turi abashoferi batwara abagenzi. Ase ushumbye abakristo uyoboye itorero. Yego. Niwe nagereranyije n'umushoferi utwara abagenzi, ufite abandi ayoboye. Yego. Umubyeyi mu rugo afite abayoboye mu rugo.
niba ari umugore ayoboye umugabo n'abana yego natekereje igihe kirekire mwumvise ubuhamya nabahaye Mm, icyo gihe narinjira mu gakiza twagiraga igitaramo cy'akabari kiryoshye Yego. biteye ubwoba najyaga nkirata nkumva ndabuze amahoro nkamenyera amakuru ngahura n'inshuti tukaganira stress yo mu kazi nkumva ndaruhutse yego igitaramo cyo mu kabari ntuzi ubwo twigeze gufatana n'undi mukolege twari duturanye muri karitsiye ku majosi Mm, kandi uko inshuti duturanye muri karitsiye umwarimu twigishanya sinzi uko byagenze ngo nakere yasimbukiye atangira kumfata ku ijosi yego ntitwarwanye ariko urumva nyine uko byari kuba Mm, ni ukuvuga mu by'ukuri isi ya none tugomba kwinjira mu gakiza kuzuye yego amen amena turacyari kumwe turi kumwe amen amen ngo twongere dutekereze kuri iri jambo ry'ukuntu tugomba kuba abashoferi tukagira GPS ikora neza yego kandi tukayikoresha neza tujye kuvanga sisiteme yayo kugira ngo idutakarize umurongo twubahe mwuka wera atuyobore yego twubahe mwuka wera atuyobore njyewe ni mu gutangara muri ibi bihe mwuka wera aratuganiriza ntitumwumve hakaba nubwo yivanga reka mba kandi ubundi buhamya ndangiza nkunda kugenda mu ndege ntwaye bibiliya nyisoma umunsi umwe twavuye ahantu gushyingura nari ntuye Arizona tuya gushyingura North Dakota ngo tugaruke mfata bibiliya ntangira gusoma hari umunsi wa Pasika ngo ntangire gusoma kubera ko hari umunsi wa Pasika ntangira gusoma imibabaro ya Yesu n'urupfu rwe ngo nyifungure ntagiye gusoma nama numva ijwi rimbwira ngo reka gusoma iryo jambo mudakora impanuka mu ndege kandi riza rifite imbaraga yego ntiyaba rimbwira ngo reka iryo jambo mudakora impanuka mu ndege sinane yanjye ndarisoma cyangwa ndireke ntangira ubundi usome tugakora impanuka urumva ntawe byari bihuriye n'indege n'umushoferi utwaye ariko urumva rimbwiye ngo reka iryo jambo mutajya gukora impanuka yavuga ngo urugenda n'ijwi ry'Imana ariko ngo ndebe iryo kandi rimbwira n'imbaraga ngo ndebe icyo riri kumbuza oya risi ry'Imana reka nisome niba impanuka iba ibi ariko nisoma mfite ubwoba ariko ndavuga nti ndasoma mbona ndarirangije kuvuga nti ryajwi ryari iryande kubera ko ryambuzaga gusoma ijambo ry'Imana none nasobanukiwe ko ari irya Satani Satani agira inzira nyinshi zo kutuyobya yashaka kugira ngo uwo muco ngureke wo kuzasoma ijambo ry'Imana mu ndege yego ariko Imana ibane natwe kandi dukomereze mu gakiza cyo dora tugendana nayo umwuka wera tuyobore kugira ngo tuzagere ku ntego yego intego y'agakiza kuzuye kazatwinjiza mu bwami Imana ibane natwe kandi bakomeze mu izina rya Yesu amen 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 kugendana